industry biracyari hasi, ntago biraba ibintu byadanje ku buryo umuntu wese ubikora byamutunga, ariko bigenda biza kuko ugenda ubona abasizi bagenda bazamuka bitandukanye n'ibihe byagiye bishira. Uyu munsi ushobora kuvuga abasizi umuntu agahita yumva Junior Rumaga, akumva ba Karine, ugahita wumva ko at least hari umuntu uri guhitaza, ariko abantu ntago barabyumva nyine ngo bagende babyumva bavuga ati nakumva igihangano cy'umusizi yumve ko nyine ari ibintu ashobora kumva bikamuryohera. Muri rusange nyine abasizi bose bo mu Rwanda buri wese aba afite akantu wamwigiraho, ariko especially nka Junior Rumaga ubona ko nyine hari utuntu asa n'umaze kugera ahantu hejuru, kandi binakora bikaba bifite biryoshye, navuga ngo bifite ikaze mu isi y'abasani bavuga ko ngo dufite ibisatsi ngo duhora dutumura udusigara ngo kera aho twasaga n'udusamunyiga musigeho guys. Bruce meeting his excellence abasani tuti salute can so agakora sema name street tuti spectacular siro uri gateking isi yose none we ngo umusani no umusazi ngo ni twaduhungu tw'ibisatsi na twadukobwa dushirika isoni ngo twinywera bya cannabis tutazi by'inzira z'igisiyoni. Masasu ngufitiye ubutumwa ibaze isitarimo Musani forever Shadibugo hehe na Bendova byo byana mukoresha amatano vicyo nzi cyo mu buriri haba amacekova mu kazi mugakora amahandova. Today Musana ashobora kutamera okay gusa iyo umukosho nyakora romarike ibyo wabibaza mama Dangote ise wasimbagira ryarabata none ubu mubye yacezaga karaoke mu mihanda afite mama romoruke nataye nta kinganya kibonke. Intimba y'umuntu mukabwibwe bugorobye inkumi yo kurwesera isoko jibu nibinditse ibera isakiranye n'ubusore bubiri gwivire kurwengera butangira kuyitera imirwa ari nako bigira amajanja. Kamwe katese ko turi babira kandi katiri ko ntukigira umutesi katuri ngo byo wahetswemo wenyine cyangwa umwobo wifuko atahama imwe rukumbi. Intimba y'umuntu usha aha data ubwo nyamukobwa baragaritse ebyiri ziboroza umugeni ari nako asaza imigeri igezemo arahondobera insoresore zirangije zisiga igisenzegeri none barasembera boshye umusazi mu isoko mwubaye. Intimba y'umuntu. Yes yo kubarimo gukurikirana Big Town TV mumeze gute ndacheka ko mumeze fresh kabisa. One more time your Bob Acti tukaba tukagarutse kuri Big Town TV cyo mugomba gukora murachizi no gukanda subscribe ukinje kuri Big Town TV ugakurikirana stories zacu nyinshi zitandukanye za buri munsi maze gahunda zikagenda fresh kabisa. Uyu munsi ndi kumwe na Frank Poetry. Uyu nguyu ngira ngo araza ko twibwira fresh maze tuzaza kuganira byinshi bitandukanye kuri industry ya poet mu Rwanda n'ibindi byinshi bitandukanye. So stay with us in Big Town TV. Frank amakuru ameze fresh bya Tag Bakti. Umeze neza? Umeze gute biragenda? Nanjye biragenda. Nanjye ni fresh kabisa ndashima Imana. Yes, tudatinze abantu barashaka kumenya Frank Poet ninde, akora iki, bimeze gute n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka mbanze mbibwire. Nitwa Frank Poet, look ndasanga gangster ba mindset yo ni nkiya minister. Frank Poet umutuka ngo fuck you nka reply nga thank you kuko ndakurusha IQ. Frank Poet sinkunda amatako y'abatini akuzonga nka nicotine ukamena amabanga ya momopini akagushwanisha n'idini akaguteranya na state. Frank Poet scientist babaye bari gukora chemical bagahakanya Imana ko itigeze irema miracle nahita nakira call. Frank Poet singaragara beast nta namura nk'iz'abatourist ariko my verse ziruta ibitero by'abateroriste cyangwa inama z'abaterapiste. Yamano ni Frank Poet nkora poeme ndo umusizi nyine muri make, hanyuma mvuga amazina y'inka mu bukwe, ndo umu MC nandikira abasani nkora utuntu twinshi kabisa turaza kugenda tubiganiraho. Okay, reka dutangire ngaho poetry niki cyangwa ubusizi niki kuri wowe? Ikintu cya mbere kuri njyewe ni ibintu nkunda, ariko noneho ngarutse ku kibazo warumbajije niki ubusizi niki muri makeya. No kuvuga ngo ubusizi ni inyandiko, ariko nanone ya nyandiko isa n'irimo insubirajwi bya bintu biba biryoheye amatwi, handi tugenda tuvuga ngo hagiye hazamo insubirajwi, hanjye akaba ari byo bintu nyine byanankuruye cyane kugira ngo mbe nakora ibi bintu ko numvisha ari ibintu bya fresh cyane. So iyi industry imeze gute hano mu gihugu mu Rwanda? Industry biracyari hasi, ntago biraba ibintu byadanje ku buryo umuntu wese ubikora byamutunga, ariko
bigenda biza kuko ugenda ubona abasizi bagenda bazamuka bitandukanye n'ibihe byagiye bishira. Uyu munsi ushobora kuvuga abasizi umuntu agahita yumva Junior Rumaga, akumva ba Karine, ugahita wumva ko at least hari umuntu uri guhitaza. Ntago biragera hahandi twifuza twavuga ngo ni neza cyane, ariko magingo aya bigenda bizamuka niko navuga. Aho ko bizagenda nyine biba n'ibintu bya danje, umuntu wese nyine akumva ko ubusizi ari ikintu gifatika. Yes, hari igihe ubusizi mu Rwanda bwari bwatangiye kuza neza cyane, sinzi cyatumye nyuma gatoya wita budindira cyangwa busubira hasi cyane, sinzi impamvu. Kuko ndimo kwibaza ese nk'abasizi mu Rwanda bakora ama poems, poetry, mu bikorera hehe, hari ukuntu bibinjiriza cyangwa tuni just ubikora ukabinaga kuri YouTube, kuko kera habagaho n'ama events ya poetry mu Rwanda, ariko ntago mperuka kubibona. Bimeze gute kugeza ubu ngubu? Nkuko wari ubivuze, kera habagaho ama festival cyangwa se amarushanwa abantu nyine bakigaragaza n'ibitaramo, yego, bakagenda bakubita n'ibyo biceri bakabibona. Ariko uyu munsi ntaho bikiri cyane, ubona ko bisa n'ibyasubiye inyuma. Umuntu uzamuka ku giti cy'apana kuvuga ngo turagenda dusharinga tugende tuzamurana. Ariko ntekereza ko iminsi izagenda abantu nyine bazagenda bashyiramo imbaraga, ubusizi bukazamuka, abasizi bakagenda nyine bagera ahantu bagera. Hanyuma ngarutse ku cyo warumbajije kijyanye no kuba se tubishyira hehe, byinjiza gute, biracyagoye umuntu no gushyira ku ma platform nyine za YouTube, ukagera kuri za Audiomack, ziriya mbuga n'ubundi zigenda zicuruza ibihangano by'abahanzi. Ariko abantu ntago barabyumva nyine ngo bagende babyumva bavuge ati nakumva igihangano cy'umusizi, yumve ko nyine ari ibintu ashobora kumva bikamuryohera, bisa n'ibikigoye. Nice cyane. So niki cyatumye winjira mu busizi cyangwa muri umwuga? Niki cyabitumye? Ninde wakwinspirinze? Muri make watekereje gute, wisanzemo gute kugeza aka kanya? Kugira ninjire mu busizi narabikunze. Just ngewe numvise umuntu ari kwivuga kuri televiziyo imwe, ahamagaye baramubwira ati vuge. Yivuze numva nyine ni ibintu bya danje. Ndavuga kanandika ikivugo, burya imivugo, ibisigo bijya guhura n'ibyivugo, hari ahantu bihurira. Numvise icyo kivugo numva ni fresh byatari, ndavuga ko numva ibi bintu biryoshye. Bakaba bavuga ko nta n'umugabo utagira ikivugo, why not ntakandika ikivugo? So ndacyandika rero, nza kumvisha abashuti banjye bari banyegereye, barambwira ati ibi bintu birarenze kabisa. Hari ukuntu mu ma segonderi abantu bajya mu ma competition yo kuvuga imivugo. Iki kivugo ni cya kindi watangiranye n'ikindi bimwe bivuga bimwe bya Kinyarwanda. Yes, nacyo uze kudusogongezamo gatoya. Nacyo ndaza kugikomozaho nabikomeye. Yes. Noneho mu ma competition atandukanye ku ishuri ntangira kwandika imivugo, bwana nkajyayo nk'abatsinda byatari, mbona ko nyine ari ibintu byanjye, abantu bagenda babikunda. Navuga ko ariyo mbarutso yatumye ninjira mu bintu bijyanye n'amapoeme tu. Okay, ninde waguha inspiration? Inspiration nkuko nari mbivuze nayikuye kuri uwo muntu wivuze icyo gihe ku gitangazamakuru kimwe. Ninde ureberaho noneho muri iki gihe nyine mu gihe urimo gukora, uri muri industry, ariko ninde uje ureba ukavuga ngo this one ararenze tu? Abantu umuntu abafatiraho urugero ni benshi cyangwa se bamwinspiringa, ariko magingo yangaya navuga nk'uwitwa muri rusange nyine abasizi bose bo mu Rwanda buri wese aba afite akantu wamwigiraho, ariko especially nka Junior Rumaga ubona ko nyine hari utuntu asa n'umaze kugera ahantu hejuru, kandi binakora bikaba bifite biryoshye, navuga ngo bifite gu. Ariko uretse wenda mu Rwanda hari undi munyamerika ukora ibyo bita slam poetry, nabo bita Tonsten, nawe aranyinspiringa bya hatari, niwe muntu nsa n'ureberaho cyane. Nice, thank you so much. So reka tugaruke mu kivugo watangiranye nacyo, abantu bakakubwira ngo ahangaha urimo kubikora neza cyane, komereza ahangaho. Bamubwira ngo
none reka ngire ntindura ukota w'amakota ukotanye n'abakunzi b'umukirukerinya ndi intore idatoranye itoratora amata atera ubwuzu bwiza bwuje ubuntu ngo nkaba mwene ruganzu intwaro ugabiwe nanjye ubugira neza agabira abandi agaca ubugugu bwuje cyane muri rubanda butarangwaga muri gakondo nsusurutsa abandi gusa sinzamo harashaho kuko nasanze muri iyi minsi abasazi basa n'abasizoye ntabara nk'uwitabara sintererana batewe maze abateye bagatabwa muri yombi y'abategetsi ubaha urungano rwanjye baribaza bati saka gasaza kibumbiye mu isura y'akana kakiri akajene oya burya umuco si ugucura kandi si no gucumbagira ahubwo ni ukumenya agaciro kaciriwemo na rudacibwa icyo ni mucyo tuwusigasire ngayo nguko icyo nicyo kivugo navuga nahereyeho nandika watubwiye ko ukora ibintu byinshi bitandukanye hari imyivugo hari amazina y'inka n'ibindi bitandukanye so reka twinjire mu mazina y'inka iyi talent yo yavuye hehe kuko mu bajeni b'ikigero kenshi ukunze gusanga ko ari ibintu bikomeye cyane kumva umujeni agiye kwiga amazina y'inka agiye kwiga ko urumva ibyo bintu ngibyo biragoye cyane mu bajeni b'ikigero ariko wowe nk'umujeni uracyari mutoya wabyinjiyemo gute byatangiriye hehe ikijyanye n'amazina y'inka byo uri kumva ku ishuri n'ubundi nakundaga kuvuga imivugo n'ubundi abarimu bambona bakabona hari ikintu bambonamo so barambwira bati rero ibintu by'amazina y'inka birinjiza bitanga amafaranga banshakira amazina y'inka ndayiga biba ari ukubyiga ndabifata guhera icyo gihe nyine ngeze hanze mu buzima busanzwe ntangira kubikoresha aho nabikoze bakambwira ni fresh navuga ko ariyo mbarutso y'ibyo bintu kugira ngo bize bijyanye n'amazina y'inka no kuyobora ukwe. Okay. Nice cyane so reka twumve gatoya nk'amazina y'inka kuntu uvuga amazina y'inka yo uri muri events zitandukanye cyane mu mako n'ibintu byinshi bitandukanye so let's do it. Habamo icyo bita amahamba hakabamo n'icyo bita amazina y'inka ariko reka twivugire ku mazina y'inka ntacyo ndavuga ngo ndi ikibanze cy'ababaje nkaba igisubizo cy'abahinzi ndi umuhigi w'amahoro ruzagayura iyo n'inkanga rumanura imbaga nyituma imbobo ubundi nkambarira urugamba ko ndavuga rwanamiza ku rugamba yuhira amacumu y'ingeri rwa migogo ya nyirimbaga impeta yo mubazira guhunga ihati zogeye na mporera n'amashyo y'imbuye n'impundu ntigira impuwe mu mihiga impeta cyubahiro yaremye kigera singiza i Rwanda gwikazi bamari rwagiriza ntibihirwa n'inkindi bimburira inkeba bigwa inkubito ya rukemanganizi mu gusumba inka zirubona igacurangwa mu ndende za rw'inka y'umutaka rikazi bamari mugenzi ubwo zigiye kwambarira ku muremure wa Sakara Rwamumirwa ruseka bigwari yungukiye rwabugira Imana yazisanze imushizanye n'intwaza amarego niwo munsi ingeri z'impeta zatoranyaga urwego umwimura w'impaya y'amaguru asanga ingeri zanyoye ngo kumbuga ya Kiruhura barasagukwa n'ibirori by'impeta zasemukanya ngo bazikurira urugero bazicira ko n'urugenda barebaga urugamba rw'izijoro ry'ikigembe ngo bageze indago yarubona zanga guhita umuyombo zisiga zisubitse imuhani mu nyiginya w'abanyabihugu ngimwurire barazikeza n'igishari cya ruguru kwa Rwabiza murego barangira mu mihanda barangamira amariza y'umugabe barwogera yakuza ahwanya urugero nyirigira ukayisanga mu ngeri za mpabuka impundu zirangurure ngo ziravanga n'ibihubi ziravuga umubuga w'ingabo ziragumya zirahinda ngo umuturinda gukura bakireba amakamba atagarambira amaso mugabo ntiyabikiregamira ku kirangirire cy'amariza ya Rwogera atamu cyubahiro ngo kinyanuzi yo mu gicu izo nkuba simbarirana n'izo kwa Nyirimbaraza yeguye umwamirizi zahitanye ingugi zijya imbere y'inzira nzibashingira urugero ngo si umutwe wa Serugo n'umutwe wa Serugo usanzwe muri rugendo zaremye mu mirambi ya Munyaga zabaye igisagara ngo zisumbuye impanzi zazanye n'umuhozi ngo zaremye urugamba mu mirambi ya Munyaga zabaye igisagara ngayo nguko amazina y'inka aba ari maremare tugiye kurivuga show yose yaba nyine kabisa ariko nice cyane urumva umujeni nka ukaba ufite talent nk'iyo ngiyo ni ibintu byiza cyane harya ikindi ni iki kuyobora ubukwe MCing Okay, reka nyuremo gato wumva ibyari byo. Nabyo nyine biba ari birebire, ariko nagukubita nka introduction. Kuyobora ubukwe muri traditional way cyangwa byose yaba dot yaba reception ariko reka mvuge kuri dot. Okay, yeah. Mfata microphone nka MC, urahita ubyumva n'ijwi rirahinduka. Okay.
nkavuga ni mwaramutse ndetse muraho ninjye musangizo w'amagambo tugiye gutaramana muri iki gitaramo. Hanyuma basangwa dusangiye isano muze kunkundira twicare mu byimbo twateganirijwe, ariko nanone protocole baze kumfasha batwereke ibyimbo twateganirijwe mu gihe dutegereje abashyitsi data yatumiye muri iki gitaramo ngo tuze gutaramana. Hanyuma rero muri iki gitaramo uraza kumva ikobe nikondera, uraza kumva umurishyo usuma, uraza kumva umutagara w'ibihu biriko, kandi uraza kumva amakondera tsikimba. Muze kunkundira rero twicare mu byimbo twateganirijwe, nanjye ninza kubona abashyitsi barimo bavunyisha hakurya mu bikingi by'amarembo ndabarya kara. Hanyuma muri wa muco mwiza ubwuzu n'urugwiro dusanzwe twakiriza abashyitsi, tuze kubyakiriza abashyitsi bacu. Ariko kandi ntago ndi njyenyine, kuko ndi kumwe n'umukirigitananga akaba umwuzukuru wa Sebatunzi, n'abaraza kugenda ashyiramo wa murishyo mwiza umwe tugenda twakiriza abashyitsi. Hanyuma rero muze kunkundira umukirigitananga azamura umurya, ubundi tuze gukomeza dutarame agati gaturika kandi gashibuke. Ubwo aho ni mu gihe abashyitsi baba bataraza. So iyo batangiye kuza rero n'ubundi mfata umwanya nkavuga ni ndababona rero ababyeyi bakenyeye, ndabona abasaza b'imizo ndende, ndabona bari beza, burya ngo wanyoye inkumubwirwa n'imbavu ndende, ngo yaseka rero amasara agaseseka n'amaribori rugeretse. Ndababona rero muze kunkundira protocole bamfashe tubakire, ubundi nibamara gushyika nanjye ndaza kugaruka mu ngamba. Nkongera nkavuga nti hanyuma dawe mubyeyi nyakugira Imana, abashyitsi twari dutegereje mu gitaramo urabona ko bamaze gushyika ndetse nta gishyika. Mu nkundire mbabwire ngo mwakoze kuramuka, kunyaruka ndetse no gutebuka. Natwe naho uyu mwaka turi kuwiminuka ari umwakaka, ndetse twizeye ko Uwiteka dutakambira azadufasha n'undi tukawukakamba. Hanyuma rero dawe twebwe utwaye turatwaza, urindatwa umutari twukaba umutabikangwa ndetse urindatirwa abahizi. Dawe nakomeje kubikomozaho ko twegetse ingango n'ingagara kugira ngo ture mu rugamba rw'imisoso n'imitari. Nimuza kuba muri imfura zinyomotse muraza gutanga umureburo, ariko kandi nimuza kugwa mu mbundo muraza gutanga isatumba y'urukatsa, nubwo tubaziho ubupfura tutabifuza isatumba y'urukatsa muri iki gitaramo. Dawe rero abashyitsi barimo bavunyisha hakurya mu bikingi by'amarembo naje kwitegereza, mbona amasibo atandukanye, ariko kandi n'ubundi nza kubona misibo y'urungano, nuko ndabegera ndabongorera ndababwira ntikaze mu gitaramo. Ndaranganije amaso ariko n'ubundi naje kubonamo imfura muhwanije ikivugo. Dawe mu bwema n'ubwemarare musanganwe mu nkundire mbasenge mbasagurire mbaho urubanza maze mubanze, hanyuma twakirira iyo mfura muhwanije imyaka. Ariko kandi n'ubundi uze kunkundira negamenga n'ingango y'ingangura rugo, nuko ngane ku rukano batereke ku rugata bakangazi babetere, ubundi nzane ya nkangazi nziza imwe wakiriza abashyitsi bawe bimena, ubundi umutwakirire dawe umwanya n'uwanyu. Akamwakira imisango igakomeza. Iyo ni introduction. Very nice man. Ariko iyi industry ndakeka ko irimo amafaranga cyane, amazina y'inka, kuba MC, akazi yo kabonetse bicari biraboneka kandi urabikora kenshi. Man. Okay, so ku bantu bagukeneye byo bimeze gute mu abakunzi ba Big Town TV kabisa, niba ufite akazi wambwira tugakora. Nabaha namba yanjye simbizi cyangwa bahereze nta kibazo. Urumva umuntu afite talent, kandi abantu hano hanze bakeneye umuntu wavugira amazina y'inka, aba MCs, yego, babahe n'amafaranga bakababura, kandi wewe uri umujene urasa neza iyo uhagaze ari wambaye agakositime kawe cyangwa biba ari imiriro. Wambona kuri 07988137 nayisubiramo 07988137. Okay, nice. Twaganira ibyo ngibyo kugira ngo mubashe kumenya Frank no muntu ki, ngira ngo umaze kubyumva byinshi bitandukanye, ariko reka tugaruke noneho kuri izi poet umaze iminsi uri gusohora ku ma YouTube, which is very nice. Hari imwe nshyashya yitwa Isi y'Abasani. Isi y'Abasani ni akantu kakomye abantu benshi cyane, bagatangira kwibaza ese uyu muniga bimeze gute n'ibindi byinshi bitandukanye. Mbere y'ahangaho hariyo intimba y'umuntu. Yes, so sinzi aho turi butangiye, nimba ari kuri iyi nshyashya ya Isi y'Abasani cyangwa intimba y'umuntu. Kadutangirire ku Isi y'Abasani nari bikabise. Isi y'Abasani ni poeme nanditse, ndi kuvuga nyine ku buryo abantu muri societe bafatamo umusani cyangwa se umwartiste muri rusange, bavuga ko ari babantu nyine badashobotse binywera ibiyobyabwenge. Wenda abantu baraza kubyumvamo, nanyuramo abantu bakumva. Ndakurabura nkakubwira ni ikaze mu Isi y'Abasani,
isi itari ya kasete na CD Miss Jojo azaniye CD Sude. Ndavuga isi y'abasani Chris Iza akora Faster Bruce agakora saa moya sana agakora sakwe Cedric na Tesi bagakina ku Isango. Paka bigeze ku Isibo The Choice na Kesto muri Beats and Sounds, Kiss FM Austin kwa mukuru wabyo Versus no kwa Slim Jesus. Ikaze mu isi y'abasani. Ikaze mu isi y'abasani bavuga ko ngo dufite ibisatsi ngo duhora dutumura dusigara ngo keraho twasaga n'udusamunyiga musigeho guys. Bruce meeting His Excellence abasani tuti salute can so agakora sema name street tuti spectacular siro uri gateking isi yose none we ngo umusani no umusazi. Ngo ni twaduhungu tw'ibisatsi na twadukobwa dushirika isoni ngo twinywera bya cannabis tutazi by'inzira z'igisiyoni. Masasu ngo ufitiye ubutumwa right time nzabaha katazagutamo gusa umunsi uzatumutwe nubwo uri pastor uzajya kwa padiri wake yo penitencia utahitira story recording a track hit apologize. Umusana ararenze bro nibyo wenda ashobora kubura do cyangwa agahura na so ariko do mind abafitemo amayide kandi niyo ubwayo ni kado ituma akora ibintu bifite karite nyuma ya stage atamo kamarite wowe ngo warangije university byaragucanze nta na tike no muri geturara kwikarito. Isi y'abasani ibaze sitarimo umusani forever kivumbi ntakore wherever jo west akareka kamova buryo hagakatira take over shadibugo hehe na bend over byo byana mukoresha amatano vicyo nzi cyo mu buriri haba ama check over mu kazi mugakora ama handover. Isi y'abasani ngo ikibazo abasani barikora n'abana banze gukora ngo biyeguriye mikoro kandi tunabarusha mikoro ngo kama we kokayinera mwoka. Umva ibintu bituma batwikoma ukagira ngo uri koroza waharanganye kofi na macro. Nibyo wenda utaha mwikaro gusa n'umusani ntataha mwikoro. Yego ugenda mu gakebox cyo cyane uzi ngo muri kepo akajoro gitama gakepo kikajya kwirebera keve bakarara bavuga ngo no cap. Isi y'abasani today musana ashobora kutamera okay gusa iyo umukoshoni yakora romarike ibyo wabibaza mama Dangote ise wasimbagira ryarabata none ubu mubyeyi yacezaga karaoke mu mihanda afite mama romoruke nataye nta kinganya ya kibonke ya mani bibari birebere nyine tu gusa iyo ni isi y'abasani mbabara. So watekerezaga gute mu gihe urimo kwandika cyangwa gukompozinga isi y'abasani? Isi y'abasani ahantu navuga igitekerezo cyavuye cyangwa se uko niyumvaga ndi kuyandika nararebye nyine mbona muri societe abasani ntago babafata neza bavuga ko ari babantu bamwe ibiyobyabwenge bavuga ko ari babantu basa n'abadashobotse ariko by'umwihariko before yuko turirizinga isi y'abasani nkuko babivuze twari twakoze yitwa intimba y'umuntu. So intimba y'umuntu rero hari higanjemo ikinyarwanda cyinshi mbona nta feedback nyine ya danger biri gutanga. So njya no ku ma televiziyo amwe nyine muri interview nzi ngo bira boostinga byatari mbona nyine nta birenze tu. So ndatekereza ndavuga ati ni ikihe kintu nakandikaho umuntu wese nyine gishobora guhita kimutusha. Ntekereza ku isi y'abasani abari bwo nyine mvuga ngo reka nyandike ndebe ibyo bizatanga. Okay. So mbere yaho wavuze ngo hari intimba y'umuntu ngo yari ifitemo ikinyarwanda cyinshi. Yego. Abantu nago bese bashona. Intimba y'umuntu nacyo ni igisigo nakoze ndimo ndavuga nyine ku gahinda abantu bafite muri iyi minsi depression abantu basa barababaye nyine tu. Hari higanjemo ikinyarwanda cyinshi kanyuremo bombi. Yes man. Ndavuga ngo reka nivugiriye intimba mba mbona ishaka kuramba intimbi yakanimba bashyiramo ikinimba akaba atakikora mu mubyimba ngo umubone ari gusirimba yanyuraho bakubamba akagenda ari kuririmba kandi ataririmba urwabonye intimba y'umuntu buri muntu afite intimba y'injarijari yo mu kajagari siyo ya Jerome w'umukungu jumba. Dore wakigera ku isi asanga ise na nyina bamusiganira umwe ati ni weho wayibaze nawe undi ati ni wowe uhora umeze nabi rubura gica ntibacana uwakadadakuramo ake karenge mami nawe biba biramurenze. Agira atya yinyuza ku murenge hasiga uwo muziranenge gusa ibyo urugira yarengeye umucira kanza ahora harenga nawe wabona ari nta nenge uti burayidosha Mwubaha intimba y'umuntu Yohana mwene Yonatani agize atya arasize y'igisenge acukuye umusingi ataho bukera ndafata irembo buracyasaba ngana kwe Mukamana ati munga ajye dusaba kwiyimana. Nanjye naje gusanga ububikira ari passion nyirandarinda mu ruhara ngaho mwubaha intimba y'umuntu.
intimba y'umuntu mukabwibwa ibugorobye inkumi yo kurwesera isokoje ibona ibinditsi ibera isakiranye n'ubusore bubiri bwiviriye ku rwengero butangira kuyitera imirwa ari nako buyigira amajanja kamwe katese ko turi babira kandi katiri ko ntukigire umutesi katuri ngo byo wahetswemo wenyine cyangwa umwobo w'ifuko atahamo imwe rukumbi intimba y'umuntu usha aha data ubwo nyamukobwa baragaritse ebyiri ziboroza umugeni ari nako asaza imigeri igezemo arahondobera insoresore zirangije zisiga igisenzegeri none barasembera boshye umusazi mu isoko mwubaye intimba y'umuntu ndacyasiga intimba y'umuntu nyina wundi yibaruka umuhungu bw'ababyeyi bavuze impundu icyo kibondo bagiha umuhondo kigira ejuru cyujije ibondo kivemo inkorokoro kiti muzehe uramenye nta masazi yakanze inzuki intimba y'umubyeyi mba ndoga ku kinambi yo ni intimba y'umuntu bakame ibonye ikiyoni mu bushorishori kijunditse umurwa w'inyama mu mata mu bw'amazi abayuzuye akanwa iti rero wa kiyoni we burya ibyino ry'amusatura amano wawe nge mbabona nawe wanye nawe intimba y'umuntu ubwo ikindi si ugushamada ukagisubiza cyakonkobotse wa murwa w'inyama utaruka nka bene rufigi bakame usengera turakapfa utambyiniye intimba y'umuntu ngiyi intimba y'ikiyoni nabyo biba ari birebire. Okay. So inyuma yo gukora intimba y'umuntu ukaza gukora iriya y'abasani isi y'abasani waje wasanze ko industry imeze gute abantu bakeneye ikinyarwanda cyinshi cyangwa ikinyarwanda cy'imihanda uri kumva kugira ndeside kuba natangira gukora ikinyarwanda cy'imihanda ku isi y'abasani nuko nari nabonye feedback yo ku ntimba y'umuntu nimba y'umuntu nararebye mbona hari abantu basa nyine mu bijyanye n'ikinyarwanda cyimbitse hari abantu basa n'ababifashe so ndavuga why not ntaya trying ibi ngibi ngo ndebe so nza gusanga nyine kuri njyewe n'ibyo abantu bagiye bakunda feedback nziza nagiye mbona henshi ariko kijyanye n'ikinyarwanda cy'imihanda. Seriously kubijyanye nanjye uri umuhanzi wa danje tu ufite talent sinzi ikintu kibura kugira ngo uhite boosting hariya hanze abantu bayoke abantu bamenye what you doing ariko all in all abantu bararenze tu. I appreciate kabisa. So what is new ni iki kigiye gukurikiraho what is the plan for the future? No kuvuga ngo uyu munsi mfite projet nyinshi zigiye zitandukanye aba muri studio mfitemo ibintu byinshi cyane ngiye kugenda mpereza abanyarwanda icyo nababwira nibitegure kabisa ngiye kubahereza ibintu bya fresh mfite amapoema agiye atandukanye ngiye kugenda mbagezaho harimo izo bitaza Alice harimo izo bitaza Snitch harimo poeme zigiye zitandukanye ni abanyarwanda bararikiye kunyitega kuko ngiye kubahereza full package kabisa. Man. Okay. So abanyarwanda bakwitegure soon uje kubahereza ama project menshi atandukanye which is good natwe turi tayari kugushyigikira turagutegereje ukomerezeho for real. So tutarasoza sinzi akandi kantu wadukubitira hano ukatwemeza maze tukahita dufunga ikiganiro. Ibyo kuba kubita byo biba ari byinshi reka mbanyuriremo ku kijyanye ari poeme mfite bita Snitch ntabwo irajya kuri YouTube ariko ku zindi mbuga yagezeho zaba Audiomack yaba za Boomplay abantu bagenda bayirebe kabisa bayumve. Sorry selling cyangwa kugurisha muri zo platforms like Audiomack n'izindi biba bimeze gute muri izi nuza zanyu? No kuvuga nyine n'ubundi wa uploadingaho ugategereza nyine ko abantu babikunda imifungo ikinjira ariko nge nukuba nshyizeho ntago ndagira audience nini ku buryo aho hantu natangira kwinjiza biracyagoye. Hari ikindi kintu nabonye ubu ngubu umuntu najya kugushakisha kuri YouTube arazagura n'ikibazo kuko izi products zaziri mu channel atandukanye hari imwe iri muri Slim Jesus indi mu indi channel so sinzi abantu ako naga challenge karimo kugeza maginga yangaya ariko next project zose nzababwira hano bazazisanga ntago tuzongera kuzishyira kuri platform zigiye zitandukanye. Okay. Kamba kubite boro nk'ebyiri ubundi niba twa closing du closing hari boro mfite bita Snitch kamba nyuriremo nayanditse n'ubundi nge narebye abantu muri iyi minsi basana bari gusnitchinga cyane umuntu kaba waruzikari best friend wawe akagusnitchinga bikakurya turi mu isi y'abasnitch twageze mu isi y'abasnitch ndakurabura nakubwira ngo
nanditse inyandiko nyinshi n'izivuga kuri inchi no kuri Chelsea imwe y'amatice nzi ngo abafana murakora share ku bwinshi ariko mwica amatwi munca amazi. Uyu munsi nje kuvuga snitch nkurabure ko niyo waba uri rich ukiri snitch still uracyari chini nubwo uco muri n'umushenzi. Akajama kaga snitch nkarabura uburyo cy'inchemba minaji karangije kirakarenga kwijuma kabirabura haji. Kibageza ko First July ngo gafite umubatizo muri church ubu nikazatinya kundabura ngo ngafate duteme ibiranchi. Akabebi kagasnitch ndege karabura uburyo cy'inyunguti ndende ucyaye umudomo uranga iryakabaye mu ndarijya kwa rando kandi izindi ndaya zikazi ko kajya gatamo n'abanyamalondo wabona sida niza kazatuma yandega kabando katakibona neza ngo ndemera amadarubindi. Ikigabo cy'igisnitch gicunga nyir'urugacomotse gicengera giceremba ari nako gicira ibikonda barakireka kiracemba nyuma kigenda kibicuranga ngo namuhaye n'amafaranga ariko yewe gicyanga ngibi bintu bifitemo buhanga ngibaze ko na madame Muhanga atankekereye umuhango kitazi ko madame Muhanga bamuhaga nk'abaga baro ya tango. Akajene Marie kagasnitch kabeshya madame ngo kagiye gufata timu malange naho before tini toso na tirarange banange madame mu maharambe ngo kaze kurya gahage agasengera ngo kazarambe kumbe ko indege zishekinga kirirwa kamucitinga ngo nubundi ntateze gucekinga gusa icyanga biza snitch nkazica. Yama niyo ni snitch ngo inyuzemo gatoya bandimo ndabarabura nyine ku kijyanye n'ama snitch. Okay. So nice. Ariko tutarasoza hari ikindi kintu ukora ntago twakivuzeho kwandikira abahanzi. Amusani ukeneye projet wanyegera kabisa tugakora kwandika projet nziza abasani ndabafasha abagerageza nyine kunya approachinga tu. Urumva uri deep cyane muri poetry. Yego. Tuvuge nk'indirimbo hose wakwandika indirimbo ziri slow cyane cyangwa ziba zimeze gute? Indirimbo izari zo zose ndazandika. No kuvuga before yuko nangira gukora poeme nararirimbaga tu. So ntago ari ibintu byangora nyine kuba nakandika indirimbo iri slow. Yeah man. Okay. Nice cyane. So injana zose? Zose kabisa. Zose? Ndandika kabisa. Are you sure? I'm sure. Oh, that's nice. So ku bahanzi bagukeneye nabo bakuricinga kuri iyo nimero ya telefone and then everything is gonna be alright. Yeah, this man. is Big Town TV. I go by the name Back T. Thanks to Mike behind the camera. Nawe nga Frank Poet. Yeah, man. Na nabanga barimo gukurikirana Big Town TV. Any comments, drop your comments down there. Don't forget na ukatubwira uko bimeze maze gahunda zikagenda fresh cyane. Until next time. Ciao ciao, bye bye. Hasta la vista. Yeah man.